kubera ko uwakagombye kumva ko yakosheje ashobora kuba yumva nta kosa afite none ubwo ariko nituganira ngewe tuzabirangiza wenda nzavuga kari ku mutima mubwire mugaye yego mugaye mureba turebana mubwire ntihari wambereye imbwa hari ntago wambereye umuntu w'umugabo uko niko kuganira kw'abagabo ariko ndimba wenda imyaka 2 irashize wahawe ubutabera kuki se utateye intambwe ngo ugerageze inzego wanyuzemo habwa ubutabera zikurenganure muri uburyo bw'ikiganiro kiveho cyangwa birange kuko kiracyahari nkajya kurega se nero gikorwa hari cita wimuye wivuga cita ni ukuri kw'Imana cita ndakwinginze reka dushakane mu ibanga nawe no gukomeza kwikorera umutwaro wawe turi inshuti yanjye urabizi mbega reka mvuge kuri umuhungu wanjye kuva ku Gisozi uri mu rugo iwanyu narahagendaga narahageraga twara abantu urabizi reka rero two kwimena ejo ntazakuvuga nk'abandi bose cita tera intambwe nawe ndashaka ko hari ibyo dukemura ndashaka ko tubikemura gute wibuke iki kiganiro cyamfungishije buri gihe nicyo ngarukaho yego mwari muri kumwe n'umuvandimwe inshuti yawe mwari muri kumwe ari kwibuka ko nanjye na inshuti yampaye byananyumije kiriya kintu cya kugira ngo umubano wanyu ubundi yego kiriya kintu ese ngaho hazaze abivuge ko cyari kibaye yaranacyumvishe reka tuvuge ko cyari yarasanzwe abizi ntabyo yarazi aho yarabimenye ko twari inshuti we na cita bose ari inshuti zanjye kuki batateye intambwe ngo bavuge bati turagushaka kuko n'ubundi baravuga bati turagushaka nkitaba Karame noneho ngo baze bavuge bati ibi bintu niba utari mutanga indezo yego ukaba haragize buriya mugore twari tumaranye yari amaze imyaka 2 mukodeshereza inzu ibyo byose kuki babyirengagije ikiganiro kimwe bakoze umunsi umwe nubwo inzu bamusanzemo ninjye wari wayishyuye z'ukwa 5 2022 icyo kiganiro cyakozwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu yego 2022 buri buke ari umunsi w'abagore cyakozwe ubwo kuri 7 buke ari 8 kugira ngo noneho nkanyagwe neza ku bagore ko wahohoteye igitsina gore ku gitega ninjye wari wayishyuye Sabinzu wagiyemo ninjye wari wayishyuye burya yabaga mu nzu nishyuye aho ikiganiro cyabereye ninjye wahishyuye ninjye wahishyuraga noneho ku itariki 4 umugore arambwira ati ndashaka abana namubwira ese utewe n'iki byagenze gute arasakuza cyane byagenze ati mba numva gusinzira byanze ari kumwe n'abana bari wawe harashino yavuga byinshi ariko ibireka two kuba ari byo tuvuga umuntu yavuga byinshi tuzinjira mu kiganiro n'ukuri kwanya n'uko urubanza rwe rwagenze kuko nabaga mpari nararukurikirana n'ukuri kwanya yego ndumva ari cyo tuzakurikizo cya kabiri tuzageraho abantu bagiye gushaka indangamuntu yindi urabizi ko muri dosiye kandi n'indi hari kuzagera ku ifishi ya verisiyo 2020 iri ku rupapuro ruri inyuma hari abamubanjirije imbere yakingiwe ku munsi hepatite B itarabaho tuzageraho umuntu yakingiwe urukingo rw'imbasa ataravuka ahubwo umudugudu waje muri dosiye kandi imidugudu yari itarabaho tugera ku midugudu yari itarabaho n'uturere kandi ibyari bitarabaho Gasaro TV ganira ku ngingo n'undi z'amatiku ariko tugaragaza imibare n'ibimenyetso twakiriye amatiku ye kugarura amatiku kandi niyadutunze amatiku twayambuye abagore nanjye ngira umugisha wo kwicarana na Ponditi mukabyara mu muntu ukomeye aya ndimba byaranca biriya binyamakuru muba mukoraho buriya rega twebwe tuba tubyubaha rega mwabanje kujya mudukoresha ibiganiro turi abarezi oya ntabwo twarabarezi twari abantu b'abastari twari abastari ariko tukajya tubona abantu bakora ibiganiro nkamwe mwadutumira tukaba tugira umugisha ahubwo ntabwo narinzi ko ibintu bizagenda bihinduka gutya na gutya
oya hari ababyitwayemo neza nkawe ntabwo wabyitwayemo nabi. Asante sana. Ndimba bimeze biteze? Ndaho Uraho. ndimba ataraho. Uraho. Muri iyi minsi turi kuganira ku nkuru rero y'umugabo wagaragaye ari gusimbuka igipangu, ariko noneho umugore ni umubyeyi wubatse yitwa Karara, ikiganiro yakoze breaking iriya nkuru ubu ntakiriho, cyarasibwe kubera harimo video y'uwo mugabo. Ndimba ati ariko si ikiganiro cyakozwe ku itariki hari muri 2020 cy'umukobwa, icyo gihe byavugaga yuko mwahuye mukaryamana urukiko ruza kukugira umwere ko iki kidasibwe. Niyo nyuma tugiye kubandaho cyane. Pondi ibi bintu iyo uretse kubigarura ko ubu nari ndimo mbitegura, ko nari ndimo ntegura ukuntu ugiye gutegura dosiye se? nari ndimo ntegura oya ntabwo ari dosiye, ni ibintu nashaka kugira ngo nzagaragarize abanyarwanda mu by'ukuri biciye muri kiriya kiganiro, mu nzira nanyuze, mu nzira nagenze, ibyo ari byo byose. Gusa maze kumva ko ikiganiro cy'umuntu Karara cyasibwe njye nabanje gutekereza, ndavuga ntese ni bya bindi byo gutwika. Karara yabaye akikuriyeho kugira ngo mu kanya nibisakuza kigarureho nka bya bindi by'abahanzi bakora, bya bindi byo gutwika, afata indirimbo akabayikuyeho mu kanya akayigaruraho. Mu kandi kanya ndavuga nti ibyo rero byose iki kiganiro niba cyasibwe, nahise ngarura ubwenge nyuma, ndavuga nti ariko kubera iki ibiganiro bivuga abantu bamwe na bamwe byasibwa, cyane cyane ko nta n'ingaruka byabagizeho. Wowe kino kiganiro cyangizeho ingaruka kandi abantu bose barabizi. Gifite titre ivuga ngo Ndimbati twabyananye impanga yanga kurera, yaransindishije andongora ku ngufu, ndanifite imyaka 17. Ni tariki 8 z'ukwa 5 2022. Twinjiye mu manza twarazi kuri ikitangazamakuru. Urumva umugome? Urumva titre y'umugome? None se Ndimba titre y'ubugome. Wowe wigeze utera intambwe urambwira ati kino kiganiro ko nabaye umwere wagisiba? Byabayeho? Nari gutera intambwe, natera intambwe umuntu na n'ubu njyewe mbwira abanyarwanda, mbwira abantu badukurikira punditi, rwose njyewe umutima wanjye urababaye pe, kandi umutima wanjye ntago ubabaye kubera ko ikiganiro cyabaye cyangwa ibyabaye. Umutima wanjye uhora ubabaye kuba ntarahura n'umugabo bita Sabe ngo tuvuge ngo duhane fair play. Ntabwo murahura ngo muganire bya kigabo muhane imbabazi, kandi numva ari we bimuvuyeho, atari we bivuyeho, bimukomotseho. Ahari nimpfa bitaraba, nsizi ko nzabona ijuru, ariko nibiba byarabaye nzajya mu ijuru. Uzajya mu ijuru. Iki kintu rwose ntago nzareka kukivuga. Umutima wanjye numva kugira ngo utuze neza, ari uko nabonana n'uyu mugabo wari inshuti yanjye. Mwahoze muri inshuti? Yari inshuti yanjye. Azajye kuri kamera bihakane avuga ko atari inshuti yanjye. Bajya bavuga ngo inshuti y'amagara. Yari inshuti yanjye, twakoranye ibiganiro byinshi, twajyanye ahantu henshi, twabanye muri byinshi, ariko utaza kuba ngo twajyanye ahantu henshi bakaza kubisanisha nariya. Ariko nubwo babisanisha, none se ko turi bamwe muri abagabo mwese, nibwo babisanisha, nibyo bigaragara ko bituranga twembi. Byaturanze twembi birasa, ariko ntaho twajyanye muri biriya, ahubwo twajyanaga ahandi hantu, mu byiza, mu bikorwa byiza, mu biganiro twarabikoranye. Ndumva rero rwose nongere mbisabe kandi munansabire namwe, mubisabire abafana bacu. Ndumva nifuza kugira ngo nduhuke guhura nawe. Kuki ari wowe ushaka kuruka kandi ari we wakorewe, ari we wafungishijwe? Njyewe ninjye ushaka kuruhuka, kubera ko uwakagombye kumva ko yakosheje ashobora kuba yumva nta kosa afite. None ubwo ariko nituganira njyewe tuzabirangiza. Wenda nzavuga kari ku mutima, mubwire mugaye, mugaye mureba turebana, mubwire ntihari wambereye imbwa, hari ntago wambereye umuntu w'umugabo. Uko niko kuganira kw'abagabo. Ariko Ndimba, wenda imyaka 2 irashize wahawe ubutabera, kuki se utateye intambwe ngo ugerageze inzego wanyuzemo habwa ubutabera zikurenganure muri uburyo bw'ikiganiro kiveho cyangwa birangiye, kuko kiracyahari? Nkajya kurega se, nkajyana mu butabera gusaba imbabazi?
ukagaragaza ikiganiro ko birimo bitandukanye Oya, n'ibitore bwagaragaje. gusaba imbabazi ni umuco Mm. kandi no gutanga imbabazi ni izindi. Yego. Ibyanjye n'ibyo ntekereza n'ibyo nsaba ngiye ku giti cyanjye bitandukanye n'ubutabera. Ibyacu ni gacaca, ni uburyo bw'umuco, Kwicara abantu abantu bakaganira bakaganira, bagacoca biratandukanye. Nge rero ntabwo ari uburyo bwo kuvuga ngo wenda nabijyana mu butabera kuko nta mpamvu. nta mpamvu. Ikiganiro gikorwa hari Chita wimuye. Wivuga Chita wowe Chita, ni ukuri kw'Imana Chita, ndakwinginze reka dushakane mu ibanga nawe no gukomeza kwikorera umutwaro wawe. Chita uri inshuti yanjye, urabizi mbega reka mvuge ko uri umuhungu wanjye kuva ku Gisozi, uri mu rugo iwanyu narahagendaga narahageraga twara abantu, urabizi. Reka rero two kwimena inda, ejo ntazakuvuga nk'abandi bose. Chita, tera intambwe nawe, ndashaka ko hari ibyo dukemura. Ndashaka ko tubikemura gute? Wibuke iki kiganiro cyamfungishije buri gihe nicyo ngarukaho. Yego. Mwari muri kumwe n'umuvandimwe, inshuti yawe, mwari muri kumwe, ari kwibuka ko nanjye nari inshuti yampaye. Umugore yaravuze ati yaraje ari kumwe na Chita. Njye nta nubwo nabikekaga. Yego. Ati yaraje ari kumwe na Chita. Numvishe umusatsi unyoroza. Ese burya Chita nawe yarabizi. Kandi Chita yigeze kunsanga muri gereza agusuye. Yinjiyemo, ntabwo yari yansuye, hari ibintu byari byabereyemo. Aza gukavaringa inkuru nk'abandi bose. Cyagihe mubonye ndishima. Ndavuga nti mbonye umuvandimwe. Noneho mpita ngenda ndamuhobera. Numva ndongeye nsubiye ibuntu rwose, ndavuga nti inshuti yanjye ntabwo yanusuhuriza abantu bose. Naho ku mutima yarampema agateka, hambirwe ngewe se simbifitemo uruhare, se nabikoze. Ariko aho mbimenye rero Chita narakugaye. Shaka ukuntu nawe dukemura iki kibazo tujye twera ku mutima. None se ndimba muri Chita ari kwitwara gute muri kiriya kibazo amenye ko bagiye gukora ikiganiro kizakujyana muri gereza? Burya ibirenze abantu babiri, batatu bajya inama. Yego. Batatu bajya inama. Erega kuba ikiganiro cyarakozwe si ikibazo, ahubwo ibyakurikiyeho no kubeshya n'ibibeshyo byose. Erega kiriya kiganiro abantu ngiye kuvuga ngo abantu basubiremo bacyumve cyose basangamo akagambane kenshi cyane. Kandi ni nayo mpamvu kiriya kiganiro ndashaka kuzakigarukaho tugisesengura, ngisesengura ijambo kurindi, abantu bumve ubugome n'ubugambanyi abantu bagira mu mitima yabo, kandi bakoresheje akarimi keza. Kandi ibyo bintu nge navuze ko ndashaka kubica, nzabica ngewe, ndashaka kubica. Ibi bintu mwigize punditi byo kuhangana, ndashaka kubica. Nge nambaraga numva ibintu mwigize byo muri showbiz, aba YouTube ngo murashaka amafaranga. Ahantu amafaranga ari ni henshi, ndashaka no mu kabari haba amafaranga, no muri night club, no mu modoka haba amafaranga hose. Ndimba ari ikintu wavuze ngo wari inshuti na Sabe, nyuma tuza kubona ko kino kiganiro cyabaye nk'ubuhamya kugira ngo utabwe muri yombi n'ibyakurikiyeho. Ntabwo ushobora kuba waritiranyije ubushuti no kuba mwarahuzwaga wenda n'akazi. Hari uguzwa. Ubu ngubu ndakeka twicaye ahangaha duhujwe n'akazi, ntabwo ari ubushuti. Ariko nyuma ya kamera duhuriye ku icupa, nkakugura icupa ugasuka mu kiraro nanjye nkasukamo, icyo gihe biba bibaye ubushuti. Ariko duhuriye hano kuri kamera gusa ni akazi. Wagenda nanjye nkagenda. Ntabwo rero ari ibi mvuga. Kuba twarahuriye kuri kamera tugahurira ku biganiro. Sabe aho yacururizaga ku Ruyenzi, reka store ye, nari umukiriya wayo, nari inshuti, nta nubwo nari umukiriya, naragendaga nkanikopesha. Wumve ko ndi uwo mu muryango, nkazaba nishyura. Ndetse yashaka akavuga ati uyu munsi nta kintu uri bugure, ndakugurira. Umuryango we nuko. Urumva ibyo byose. Iyi imodokari yanjye yapfuye, ntabwo yasigaga ku muhanda, yagombaga kuncyura. Nanjye nuko nagombaga kumucyura. Umva twarahuraga tukanaganira. Yewe hari n'inama yajyaga ngira ati dore urimo urazamuka, jya ukora gutya. Ariko byaje kurangira
ahubwo nanjye byananyumije kiriya kintu cya kugira ngo umubano wanyu ubundi yego kiriya kintu ese ngaho hazaze abivuge ko cyari kibaye yaranacyumvishe reka tuvuge ko cyari yarasanzwe abizi ntabyo yarazi aho yari abimenye ko twari inshuti we na Cita bose ari inshuti zanjye kuki batateye ntamwe ngo bavuga bati turagushaka kuko n'ubundi baravuga bati turagushaka nkitaba Karame noneho ngo baze bavuga bati ibi bintu niba utari mutanga indezo yego ukaba haragize buriya mugore twari tumaranye yari amaze imyaka 2 mukodeshereza yego inzu ibyo byose kuki babyirengagije ikiganiro kimwe bakoze umunsi umwe nubwo inzu bamusanzemo ninjye wari wayishyuye ninjye wayishyuraga ku Gitega bavuze iyo nzu ninjye wayishyuraga wowe wagiye kumugirira impuhute kugira ngo unafungishe inshuti yawe utanayegereye ngo uyibaze uti ibintu ndimo kumva bimeze bite ese tugufasha iki niba warananiwe abantu baze gusubira muri cya kiganiro cyo muri 2020 reka ndebe itariki nkunda gukoresha imibare n'ibimenyetso bacyumve neza yego kigitangira yaravuze ngo rero itariki 8 z'ukwa gatanu 2022 icyo kiganiro cyakozwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu yego 2022 buri buke ari umunsi w'abagore cyakozwe ubwo kuri 7 buke ari 8 kugira ngo noneho nkanyagwe neza ku bagore ko wahohoteye igitsina gore ayinya ibintu byose tuba tubizi uko byapanzwe ariko nta bintu mwapfuye kugira ngo bino tubone hari igihe abantu bapfa ibintu ukaba uri kudusha kuri kamera oya narabivukanaga guhura ryari narabivuze igihe kirekire yaranampamagaye turavugana kuri telefone yarampamagaye turavugana uwo munsi kuri 7 urumva yampamagaye ikiganiro bakirangije ariko nzi neza ko bakirangije hari ibyo yansabye navuze birimo miliyoni 2 zajya mbivuga kugira ngo izo miliyoni zari kumara iki zari zo kuvuga ngo ikiganiro gikavaringa ariko ndavuga nti kujya kugikora mbere iyo ubanza ukaza ukambwira uti ibi bintu bimeze gutya tukaganira nk'abagabo ariko n'ubundi nta mafaranga nari mfite nta nayo nari kumuha ariko ikosa yari kuza yari inshuti na Cita yari inshuti ikintu ngayeho Cita cyane nuko icyo kintu yacyumvishe ntavuga turiya muntu ni uwacu kandi ibi bintu byamumerera nabi byamugezayo ubwo turimo tugire tubanze tuganire nawe twumve ko n'ibyo bintu ari byo yego twumve ko n'ibyo bintu ari byo bagahita bihuta rero mwaracuruje ariko sha nubwo mwacuruje icyo nzi cyo iki ugeremo mugenzi wawe nyine ubwo ngewe ndagaruka kuri miliyoni 2 akubwira ngo uzizane nta nubwo ngo muhure mugane cyawe ntabwo ashatse ko muhura mukaganira ngewe akizi oya yego dusubira akizi akinazivuga yego nahise mushwishwiruza nawe ubwo ntumva uzabaze n'ikindi gihe miliyoni 2 n'iziki ndaguha wowe ndaguha miliyoni 2 ni nkuko umwana wawe yakwaka miliyoni 2 ati nutampa miliyoni 2 sinjya kwiga ukavuga uti bireke nagwanye ibi nakazi ka nahise numva iryo jambo numva n'umugambo hari nge nahise ngarura ubwenge ndavuga uyu muntu ni utinyutse kuvuga bino yego uyu muntu niba atinyutse kuvuga ibi bintu hari ikibyihishe inyuma niyo mpamvu burya na hano iwanjye ku kabari uzahasanga inyama yitwa ikibyihishe inyuma ibaho irahari bayimpaye se nk'iri ni ikibyihishe inyuma ni iki urayikomanda wowe nyine ikoze irya abantu benshi ikibyihishe inyuma irya abantu benshi ntabwo wayirya urumwe irya abantu 20 ni ihene n'inka n'intama ni ihene yitwa ikibyihishe inyuma ikibyihishe inyuma ariko iri kumwe n'ibindi bintu ikoze ukwayo yego ikoze uko abantu batagize yitwa ikibyihishe inyuma rero ibyo byose buri ibi amazina nita ibiryo by'iwanjye abafite aho yagiye aturuka hari ikibyihishe inyuma hakaba nyirabayazana hakaba umwihariko hakaba garuka urebe urumva hakaba indimbati yo ikoze mu ki
byose ni inyama. Yego. Twarimo tugaruka kuri izo miliyoni 2. Miliyoni 2 ku muntu w'inshuti yawe, umutima waribanye, wahise wumva waribanye. Ndavuga nti ibi bintu noneho sinzi kabisa. Ni imperuka ngwiriho nijoro. Ndavuga ntoke. Yego. Ariko nubundi niyo nzita umugambi wari wacuzwe. None so umugambi wundi wari ugamije iki kandi ari umuntu wawe? Dore umugambi ukuntu wacuzwe. Tuvugisha ukuri. Reka nongere nsubire mu bantu kuko abantu kano kanya hari abatazi nuko byagenze. Ukuntu umugambi wacuzwe. Yego. Abana babaga iwanjye mu rugo. Hano Norvège. Ku itariki 6 z'ukwa gatatu hari kuwa gatandatu. Oya byabanje ku itariki enye. Umugore abana babaga iwanjye naramushakiye umugore nari namushakiye akazi yaravuye igihara aho yaratuye. Yego. Yarambwiye ati ndaje namone akazi kumuhima mwishyurira inzu ko hariya ku Gitega. Ninge wari wayishyuye Sabi inzu wagiyemo ninge wari wayishyuye burya yabaga mu nzu nishyuye. Aho ikiganiro cyabereye ninge wahishyuraga. Aha. Noneho ku itariki 4 umugore arambwira ati ndashaka abana. Yego. Namubwiye ese utewe niki? Byagenze gute? Arasakuza cyane byagenze ati mba numva gusinzira byanze ari kumwe n'abana. Abana bari wawe. Hari hashize amezi nk'3. Bari wawe. Wari hariya wenyine. Ari hariya wenyine. Yego. Ati oya ati ndumva mbashaka. Ndababwira nti ntago ibyo byakunda reka abana batuze bamere neza. Uraza ukabasura ko yaraza akabasura karara no mu rugo iwanjye. Ndavuga nti oya bareke abana nta kibazo bafite kubasura kubageraho ni cye kibazo babonye bafite. Ngoya ngo ntago sinzira ngo mba numva ngo nanjye ngo rega nawe byakubaho. Ku itariki 5 buracyabyirirwa uko. Yego. Bigeze nimugoroba ndavuga nti sha ibi bintu ntabwo umuntu yabyihererana. Nahise mbwira imiryango. Yego. Urumva nabiganiragaho n'umuryango. Nkaganira n'umuryango mudamu wanjye nkamubwira. Akenshi akanampamagara turi kumwe hakiraho pareri akumva. Ahubwo ese uyu kweri biti n'ibiki noneho. Ariko simenye ko hari agakino karimo gukinwa kegereje umunsi w'abagore. Ibyo byose iyo bitaba umunsi ku munsi w'abagore kira kiganiro n'ikiba cyarabaye. Kira kiganiro n'ikiba cyarakozwe. Urebe ukuntu abantu baba bashaka ubucuruzi no kwishyira imbere. Yego. Ntago kira kiganiro bitajya kwegereza umunsi w'abagore. Ubundi bari bagiteguriye kuri uriya munsi w'abagore ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Yego. Uri kubyumva? Ni ibintu rero byari biteguye. Barangije mpamagara famiye, mpamagara umuryango wanjye urimo mama n'abavandimwe, mpamagara papa we nawe araza ndababwira mbaha amatike bitoroshye ndababwira ndabashaka byihutirwa. Yego. Papa aturuka muri Nyaruguru. Yavuye Nyaruguru araza. Aturuka mu majyepfo. Baraza duhurira iwanjye muri saro. Yego. Mpamagara abavandimwe, mpamagara abaturanyi n'abayobozi. Ndabicara ndababwira nti mumbwire ikibazo koko abana udukomeze tubacuragize gutya koko. Akomeze bajye mu ni igiki urabasura uraza ukararana nabo. Ikibazo ufite ni iki? Ati nge ntago nsinzira mu abana banjye. Urabamuha. Ababyeyi oya ndetse umuko yabajyanye. Yego. Ababyeyi baravuga bati turabona nta mpamvu barabimwumvisha. Arangije ati hoya. Ati kwanza reka nkwereke. Atuzajya umpa 300,000 inzu 300,000 ku kwezi. Itari hasi 300,000 kuko kureba muri turatuzu tw'50,000 n'abana yinjizaga ngahe ntago bikwiriye. Ibyo ababyeyi barabyumva. Reka. Ati kandi kiyongereyeho ntabwo nzicara mu rugo. Ndashaka akazi, ndashaka gucuruza. Ntabwo nzicara mu rugo. Urashaka umukozi kandi mwiza wabizubereye kurera abana. Niba uruhembwa amafaranga atubu. Yari yarateguwe. Abivugiraho mu nama imbere. Abantu bari baraho nibo bavuze bati oya ibyo nawe reka kuzengereza umuntu genda ukora ibyo wakoraga genda ukomeze ubeho ko wabagaho abantu ugize ubasura. Yego.
bavuze gutya ati simbyemera, yakinguye umuryango ahita agenda. ni umwana umwe agenda amukurikiye nk'umwana ukurikiye, undi yari arimo gukina n'ababyeyi. Uwo mwana yasohokanye nawe yahise amwurira na moto undi aramusika atanasezeye. Umwana yasigaye arira. Yego. Usigaye barakomeza baramuhoza, madamu aramuheka, araceceka. Ariko kubera impanga nibigeze nijoro arakomeza ararira, kubera ko yabuze. Icyo gihe papa we ntiyatashye. Yego. Na mama wanjye ntiyatashye, barumiwe, bagumye aho, bagumye mu rugo, barashoberwa, baraharaye. Ku cyumweru mu gitondo umwana yararira, papa we niwe wamuhamagara amubwira ati garura uwo mwana asanga undi, cyangwa se niba utamugaruye uzutware n'undi, ngwino utware n'undi, aho kugira ngo utandukanye abana, dore undi yararira. Yego. Mu minota 15 moto yari ihageze, moto yamuzanye yari hafi. Yahise afata umwana n'undi bahita bagenda. Yego. Ubundi umugambi wo gukora ikiganiro ubwo wari wanatangiye, byari birimo uko nubwo n'undi atari kumujyana yari gukoresha umwe ati n'undi bamunyimye, byari byarangiye. Ubundi agakino kari kakirimo. Urumva ko ari ku cyumweru. Kuwa mbere rero urumva baragiye bahita bakora ikiganiro ku itariki 7 ku cyumweru. Yaje kujyanaho n'ikiganiro bagikora. Urumva ikiganiro bagikoze ku itariki 7, gisohoka ku itariki 8 ku munsi w'abagore. Kuwa mbere. Uzi igihe banjyane ngewe? Banjyanye saa 4 z'ijoro zo kuri uwo munsi. Ku itariki 8. Ku itariki 8 saa 4 z'ijoro bansanze ku kazi. Nibwo wataye muri yombi. Umva umuntu rwose umugambi wateguye. Urabyumva uko byakurikiranye? Yego. Buri muntu yari ari mu mwanya we. Ariko uzi ko ibintu birenze ukwemera. Rero umuntu yavuga byinshi, ariko ibireka two kuba ari byo tuvuga. Umuntu yavuga byinshi, tuzinjira mu kiganiro kandi byavugiwemo n'ukuri kwa nyako, tujyanye n'uko urubanza rwe rwagenze, nabaga mpari nararukurikirana n'ukuri kwa nyako. Yego. Ndumva ari cyo tuzakurikizaho cya kabiri. Tuzageraho abantu bagiye gushaka indangamuntu yindi. Urabizi ko muri dosiye hari indangamuntu kandi n'indi hari. Kuzagera ku ifishi ya verisiyo 2020 iri ku rupapuro ruri inyuma, hari abamubanjirije imbere. Umuntu yakingiwe ku munsi hepatite B itarabaho. Tuzageraho umuntu yakingiwe urukingo rw'imbasa ataravuka, ahubwo umudugudu waje muri dosiye kandi imidugudu yari itarabaho. Tugera ku midugudu yari itarabaho n'uturere kandi ibyari bitarabaho. Ibyo byose tuzabigeraho. Mwakoze cyane kubana na Ndimbati kuri Ndimba TV no kuri Punit TV show. Ikiganiro cy'ubwo episode ya 2 nuko bizayina, tuzafata ikiganiro tucyanariza tugenda ku urubanza rwanyinze aho nari imparakana ku kanya Ndimbati yariburaniraga afite metre Irene wamuburaniye. None tuzareba nyine ukuri kwa nyako, turashaka kureba ukuri. None turebe n'ubugambanyi burimo kuza iki gihe, tureba isano yabyo ibintu byagiye bituma n'amaherezo yabyo. Byose birashoboka. Gasaro TV.